Yes, hello, welcome my people. This is the TKM TV Rwanda online. My name is Gakuru Janvier nk'ibisanzwe wo twikiriza sanzwe dukurikira. Twongera guhikaza hano kuri TKM Rwanda. Tukwibutsa kandi tukumenyesha ko iyi ngi ari channel ya YouTube. Ugiye kuzajya kurikiraho amakuru by'umwihariko ariko yiyobokamana, amakuru cyase inkuru zishingiye kuyobokamana. Wowe tubonye bwa mbere rero ukaba twumvise bwa mbere icy'ingenzi usabwa gukora nuko ubanza mu Kongo hasi handitse subscribe ubundi ugakoraho mu kirundi baravuga ngo ugafyondako hanyuma tukagenda tubana mu biganiro byacu bigiye bisanzwe kandi bikurikira. Ibiganiro tujye kuzajya tugirana ahangaha ni ibiganiro bizajya bikubwira iby'iyobokamana ariko nanone binakwigisha ese wakora gute, ese watera imbere gute. Ni byiza ko dusenga, ni byiza ko dukora, tugakora cyane, tugasenga dukora. Nuvuga ngo wowe muntu usenga cyane ariko udakora harimo ikibazo. Ariko kandi yewe ndanahamye ko nawe muntu ukora cyane udasenga nabyo birimo ikibazo. Nuvuga ngo ni ibintu bibiri bigomba kugendana. Gukora ugakora cyane ariko unasenga. Gusenga ugasenga cyane ariko kandi unakora. Byaba ari ikibazo gutangira umunsi wa mbere usenga kuzarinda ugeza ku wa gatanu ku cyumweru nta kintu kimwe ugeze ukora. Ubuzima nyine nabwo hari ibindi budusaba amafaranga, budusaba imikorere, niko bimeze. Yes, rero nguha ikaze uhereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda zitandukanye. Wowe uri iburengerazuba, iburasira bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, mwese mumeze mute. Turizera ko Imana ikomeje kubarinda kandi ikomeje kubaha amahoro ndetse n'uburame. Wowe muntu urwaye ukumva urwaye rwose bikomeye cyane, nkwihanganisha kugira ngo ukomere. Imana yo mu ijuru igufashe cyane. Ni Imana ikiza kandi ni Imana ifite imbaraga zo gukiza. Yagiye ikora ibitangaza bikomeye, ikiza abarwayi bakomeye. Ibi byose mu minsi iri imbere tuzarushaho kugenda tubiganiraho, ariko nkwibutsa ko icy'ingenzi gihari ni ugusenga cyane ariko tunakora. Rero reka uyu munsi nguhe inkuru itangaje ivuga ngo umuraperi kazi The Pink yahaye ikaze bulldog muri hip hop yo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ubundi dusanzwe tumenyereye umuhanzi nka bulldog ko umuraperi usanzwe ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko se noneho bamuhaye ikaze mu kuramya no guhimbaza Imana. Mu minsi ishize ngira ngo murabizi ko twabonye umuhanzi bulldog agaragaza yuko agiye noneho asa n'uretse gato ibijyanye na rap, ariko rap isanzwe yo ku mihanda niko nabivuga nkurikije imvugo numva bakunze gukoresha. Agaragaza yuko agiye kujya aramya ndetse ahimbaza Imana. Yavuze byinshi bitandukanye byagiye bigaragaza uburyo yagiye abaho mu buzima butari bwiza, bwari bugiye birimo imikorere itari myiza igendanye ndetse n'ibitari ugushaka kw'Imana nk'uko yabivugaga. Tuza kubona rero verisiyo yavugaga yuko ndetse ubwo niba byitangarije avuga ko hari byinshi agiye kuba ahagaritse mu muziki yakoraga, hanyuma akaganira iby'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ibyo bintu yanabitangaje mbere yuko umuhanzi Ngabo Gilbert Medal we ahindura akajya mu kuririmba cyangwa se mu ndirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Tunabibutsa ko afite indirimbo cyashya yitwa Niyo Ndirimbo, mwagenda nayo mukayireba. Nabonye arimo celebratinga miliyoni 2 za views yari maze kugira. Dukomeze rero n'inkuru yacu. Ubundi kubatazi uyu muraperi kazi witwa The Pink, uyu nguyu yakoranaga na bulldog mu bihe byabanje. Hari indirimbo nyinshi bagiye bakorana ndetse no kandi hari n'indirimbo nawe ubwe yagiye akora ariko zitari zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Hanyuma rero uyu muraperi kazi The Pink usanzwe ukora umuziki, nyuma akaza kwakira agakiza, yahaye ikaze bulldog uherutse kuyoboka nawe iyi nzira ya gospel, amushyira mu ndirimbo yahurijwemo abaraperi bakomeye mu muziki wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Abaraperi bakomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri iki gihe bahuje imbaraga basohora indirimbo bahuriyemo. Iyi rero ikaba ari indirimbo yakozwe ku bufatanye n'umuraperi kazi The Pink ndetse na studio ya Capitol Record. Iyi ndirimbo kandi yahurijwemo abaraperi nka bulldog, NPC, The Pink, Bright Patrick, Gael, Filsendi, Jojo, cyase Joseph Owomo, afite n'akandi kazina nakoze kumwita Fuoko, ndetse na Blaise Pascal. The Pink rero yavuze ko iyi ndirimbo yakozwe ari nk'uburyo bwo guha ikaze bulldog bigeze kuririmbana muri hip hop isanzwe mbere yuko buri wese yakira agakiza. Akomeza avuga ati kandi navuga ko namuhaye ikaze muri hip hop ya gospel kuko yagize umwanya wo guhura n'abandi baraperi bakomeye kandi byaranshimishije cyane. Avuga ku gitekerezo cyo kugira rero ngo iyo ndirimbo ikorwe, The Pink yavuze ko
afitanye imikoranire na Capital Record, ndetse mu minsi ishize aribwo bagize igitekerezo cyo gukora indirimbo ihuriyemo n'abaraperi batandukanye, ariko ari indirimbo yavugaga ibigendanye n'ubutumwa bwiza cyangwa ibigendanye ndetse n'ijambo ry'Imana. Iyo ndirimbo rero ikaba ari indirimbo bahisemo gukora mu buryo bwo guherekeza amagambo ntanyikirizo cyangwa izina bayihaye. Nuvuga ngo The Pink yavuze ko bihaye gahunda yo kuririmba ku neza y'Imana, aho buri wese azashyiramo amagambo ye nta kindi agendeyeho. Iyo ndirimbo rero murumva ko mukwiye kwitegereza. Hafi ahangaha vuba ahangaha birashoboka ko turi bubone umuraperi Bulldog nawe arimo akora imiziki cyangwa indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ariko nkwibutsa ko ibi byose bikorwa cyangwa se ibi byose nabo bakora, barahiramya bahimbaza Imana, yego tubibone, ariko baranakora, baratera imbere. Ni abasitari, baravuga kuko hari aho bavuye, hari aho bageze. Ngira ngo nawe unkurikiye uyu mwanya hano kuri TKM, icyo ngushishikariza ngusaba, kora cyane, shyiramo imbaraga kucyo ukora icyo ari cyo cyose. Niba ari ukuririmba, ririmba cyane. Niba ari uguhanga, ewana hanga, kuko guhanga harimo ibintu byinshi bitandukanye. Niba ari ukubaka, ubaka, usenga ariko unubaka. Ahangaha turabashishikariza gusenga Imana ariko munakora. Ariko rero nkuko mubizi, murabizi ko ubundi injyana ya hip hop ni injyana isanzwe ikunzwe cyane hano mu Rwanda, ariko mu buryo gukora iyi ndirimbo buri muntu wese hano muri no ndirimbo ngo yagerageje kwitanga uko ashoboye kugira ngo asoze umurimo wabahamagaye cyangwa se umurimo bahamagariye gukora. Ariko nyine nkuko mbikubwira, uwo murimo bahamagariye kuwukora ariko banakora bafite aho bari kwivana naho bari kwigeza. Bizadushimisha kuzumva uvuga ngo nakuri iki kiganiro kuri TKM TV Rwanda, mbasha kumva ko nabaho ngasenga ariko nabaho ngakora. Kera twajyaga twumva bavuga bati hari abantu basenga, umuntu agahera kuwa mbere ari mu cyumba cy'amasengesho kageza kuwa kabiri, kageza kuwa gatatu. Rimwe na rimwe numvaga ngo hari n'abantu byasengera ingo. Icyo kintu ntabwo ari ikintu Imana yagushimira. Senga cyane ariko unakora cyane. Ahangaha kuri TKM rero hari ibiganiro byinshi tujye kugenda tubakorera, birajya bikubwira uburyo bwose urajya ubasha gukora ariko ukanasenga mu buryo buri financial ukagira icyo ugira, ndetse no mu buryo bw'umwuka ukagira aho uva ndetse naho ugera. Kwibutsa ko icy'ingenzi we muntu utwumvise bwa mbere cyangwa ukaba ari ubwa mbere urebye hano kuri TKM TV Rwanda, nkwibutsa kumanuka hasi ugakora subscribe, kuko ibiganiro bijye kujya bibera ahangaha ni byinshi kandi ni byiza. Birageraho bikuvana, birageraho bikugeza, birageraho bikuvana ndetse naho bikugeza. Hari abatumirwa benshi dufite, turajya tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko ubona kwibutsa gukora, kuko niyo ntego yacu kuba twaganira ariko tunagize icyo dufite ku buryo bwo kumufuka, tunagize icyo dufite ku buryo twafasha abantu, tugize icyo dufite ku buryo umurimo w'Imana wakorwa, kuko n'uburyo n'ubutunzi burakenewe. Tunagize kandi icyo dufite mu buryo bugaragarira amaso y'abantu. Si byiza ko umuntu yaba akora umurimo w'Imana ariko akaba hasabiriza. Ntabwo ari byiza ko umuntu yaba akora umurimo w'Imana akabaho yiganyira kubera ubukene, oya. Ariko si na byiza kandi ko waba unafite ayo mafaranga ariko udasenga, icyo cyo ntabwo tukibashishikariza. Ngira ngo rero ngushimira wowe muntu wari ukomeje kudukurikira, kandi nkwizeza ko ibikorwa birahari kandi ni byinshi. Kandi nkwibutsa gusharinga ibi bintu niba wumva hari icyo bigufashije ukumva kandi ari nicyo byafasha abandi. Ngushishikariza ko usharinga, ugakomentinga, ukatubwira uti ibintu nibi birakenewe mutuganirire kuri ibintu nibi. Hano hantu hari amadocumentary, tubafitiye ibiganiro byinshi byiza biryoshye by'amadocumentary mujye kuzajya mukurikira ahangaha. Tugufitiye ibiganiro bigaragara nkuko nabikubwiye, birimo abatumirwa batandukanye hano mu Rwanda, yewe ndetse n'ibwota amasimbi tuzajya tubagirirayo. Harimo abantu musanzwe bamenyereye mu ijambo ry'Imana, ariko bose bazajya baza bahuriza kukubwiriza ijambo ry'Imana ariko banakwigisha gukora. Yes right, Imana rero ibaha umugisha. Naho ubutaha mu biganiro bya TKM TV Rwanda. Shalom.